Nikaze bakunzi bacu inshuti zacu zibana natwe umunsi ku munsi ku biganiro byacu byo kwica bugufi mission cyanama tubaha ikaze rero kugira ngo tubazanire ijambo ry'Imana nkuko twabivuganye. Mwabonye ko twatangiye kujya tubagezaho ibiganiro biri mu buryo buri video, ndetse tuzakomeza no kujya tubagezaho ibiganiro biri muri audio kugira ngo tubashe kunezeza buri muntu wari wese. Ikindi kandi tubashe no kumenya ibijyanye n'uru rwandiko twatangiye Paulo yandikiye Abagalatiya. Murazi neza yuko rero uru rwandiko twaruye mu minsi yashize, ariko nanone tugarutse kugira ngo twongere turuganireho kugira ngo buri muntu wese abashe kumenya ese ni igiki Paulo yashakaga kugira ngo abwire abantu b'Igalatiya, ese yashakaga kubagezaho iki. Murazi ko twabivuganyeho. Reka rero nkubwire ko izina ryanjye ari Pastor Christophe uwabakurikiza ngo wayikaze. Ni byiza ko rero ari ubwa mbere ugeze kuri biganiro byacu ukora ahanditse subscribe, ariko abaye usanzwe ubana natwe ni byiza yuko rero ukora share na comment yuko abana natwe. Ikindi kandi turazi ko tuzakomeza kubagezaho ibyiza byinshi nimukomeza kutweka ko muri kumwe natwe mukabana natwe ibihe nibihe. Tuzi ko tuzakomeza kubaha natwe iby'umumaro byatuma murushaho kunezerwa ibiganiro byacu byo kuca bugufi mission cyanama. Reka nambabwire ko kandi nabibutse yuko uru rwandiko rw'Abagalatiya rufite imirongo itari mikeya 149, rukagira ibice bitandatu, kandi ibi bice bitandatu bukaba bifite igice cya kane ari cyo gice gikuru gifite imirongo 31, hanyuma igice gifite imirongo mikeya ni igice cya gatandatu n'8. Ndagira ngo rero bene data rero twinjire n'ubundi mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turareba kubijyanye n'igice cya mbere n'ubundi ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 24, kuko ubwashize twarebye ku gice cya mbere umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10, ariko uyu munsi turareba ku murongo wa 11 tugeze ku murongo wa 24. Hanyuma tuze kumva icyo Paulo yavugaga muri kino gice n'icyo yaragambiriye kugeza ku bantu b'Imana bari ku bibazo bari bafite. Reka rero twihinjire dusome twumve neza ijambo ry'Imana rihanditse. Paulo ahamya ko ubutumwa yahawe atari ubw'abantu. Bene data ndabamenyesha yuko ubutumwa bwiza navuze atari ubw'abantu, kuko nanjye nabuhawe n'umuntu kandi sinabwigishijwe n'umuntu, ahubwo bwo ni Yesu Kristo wabimushuriye. Mwumvise ingeso zanjye nari mfite kera ngikurikiza idini y'Abayuda, yuko nari nkabije kurenganya itorero ry'Imana no kuririmbura, kandi narushije benshi bo mu bwoko bwacu tungana gukurikiza idini y'Abayuda, kuko nabarusha kugira ishyaka ry'imigenzo twahawe n'abasokuruza. Ariko nayanuranije nkiri nda ya mama impamagara ku bw'ubuntu, kandi ubwo yanshimaga kumishurira umwana wayo ngo mvuge ubutumwa bwe bwiza mu banyamahanga, sinahereye ko ngishe inama abafite umubiri n'amaraso, cyangwa ngo nzamuke ngiye Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya, kandi mvuye iyo nsubira i Damasiko. Nuko imyaka 3 ishize ndazamuka ngiye Yerusalemu gusura Kefa, mara iwe iminsi 15. Ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye keretse Yakobo mwene nyina w'umwami Yesu. Ndabarahira imbere y'Imana yuko ibyo mbibandikiye ntabeshya. Bukeye njya mu gihugu cy'Isiriya n'Ikirikiya. Abamatorero y'Iyudaya yo muri Kristo ntibari bazi uko nsa, keretse kumva gusa abamvugaga bati uwaturenganyaga kera noneho arigisha iby'idini yarimburaga kera. Nuko ibyo bigatuma bahimbaza Imana ku bwanjye. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo
nkubwire ngo ni byiza ko wibaza ku kibazo kivuga ngo mbese ibyo nsomye hari icyo bibasha kumbwira, birambwira iki mu mutima wawe wanjye, ese biranganisha he? Ni wowe ukwiriye kwibaza icyo kibazo aho uri naho wicaye kugira ngo Imana irusheho kukugirira neza. Ni byiza ko burya iyo umuntu atitarama nta kigenda, ariko ni byiza ko burya witarama ukamenya ngo mbese ibi ngibi ndimo ni ibiki, kuko kwitarama biguhesha gutanga igisubizo cyiza mu mutima wawe. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza navuze ni Yesu wabumishuriye, twabisomye ku murongo wa 10 n'umwe n'uwa 12. Pawulo yatanze ubuhamya yerekana ko ubutumwa avuga yabuhishuriwe na Yesu Kristo ubwe. Ibyo yigishijwe n'abantu byari byaramuteye kugira ishyaka ryinshi mu gukurikiza imigenzo y'idini y'Abayuda, bigeraho arenganya itorero ry'Imana yibwira ko ari mukuri. Murazi ko yajyaga afata abantu intumwa ndetse akabica, akabagira nabi, akabasanga mu rusengero basenga, akabarenganya, akabakorera ibintu bitari byiza, ndetse n'abafataga akabashyira no mu nzu y'imbohe akabafunga. Iyo ngibyo murabizi ko Pawulo yajyaga abikora arenganya ubwo bwoko bw'Imana, kandi avuga yuko we ari kurwanira Imana, kuko yumvaga uburyo bavugaga Imana iwe ntabisobanukirwe, ashingiye nk'uko iby'idini ry'iwabo ry'Abayuda icyo ryamwigishije. Ibyo ryamwigishije byari bitandukanye n'ibyo abakristo cyangwa se abantu bemeraga Kristo bo bavugaga. Nicyo cyatumaga akabarenganya, akabagira nabi, akabahohotera mu buryo bumwe na bumwe, akabakubagura cyane. Ariko Imana yaje kumwiyereka igihe amubwiraga ngo wowe Pawulo, Sawuli undenganyiriza iki? Sawuli wowe undenganyiriza iki? Murazi ko yahuye n'ikibazo gikomeye cyane, ariko nanone bituma ahindukirira atangira kuvuga ubutumwa bwiza. Nicyo gituma we avuga ati ninjye watangiye kuvuga ubutumwa bwiza kandi mwabubwira abo narenganyaga kera. Imana tuganze cyane. Imana yantoranyije nkiri mu nda ya mama, twabisomye ku murongo wa 15. Pawulo yasobanukiwe neza ko Imana yamugiriye ubuntu butangaje, kuko yamutora atari yavuka, nyuma yo kugira ishyaka ryinshi ritari mu bwenge. Nta bwenge bw'Imana bwari burimo, ryari ishyaka ryo gukora ikibi no kurenganya abantu b'Imana. Imana yashimye kumuhishurira Yesu ngo akizwe ubutumwa bwiza, kandi ahabwa ubutumwa bwiza abujyane hirya mu mahanga atandukanye. Pawulo amaze kwakira Yesu yahise ajyana ubutumwa uko yabuhawe, atabanje guhura n'intumwa zabanye na Yesu ngo azigireho uko yakoraga cyangwa se uko yakora umurimo w'Imana. Ahubwo Kristo we yaramaze kumwigisha muri cya gihe cyose yamutunguraga, akamara iminsi atabasha kureba neza. Burya handi niho yakuye amasomo. Icyama rero nawe ukakira isomo rya Kristo, niho wakira isomo uhawe n'umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu ashobora kuguha isomo ritarimo ubwenge bwinshi, ariko isomo wahawe na Kristo, isomo wahawe n'Imana, isomo wahawe na Yesu, ryo rirakwigisha kandi rikagushyitsa ahakwiriye. Ariko ndakwifuriza kugira isomo uhabwa n'Imana, atari isomo rikubabaza, ahubwo ari isomo riguhindurira kubana n'Imana ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Nyamara nyuma y'imyaka 3 akora umurimo, uwo ni Pawulo nibwo yagarutse i Yerusalemu acumbika kwa Petero. Izindi ntumwa zamwakiriye neza, nk'umwe muri bo zitamwikanga kuko zimaze kumenya intahe cyangwa se ubuhamya, testimony cyangwa temwanyaje ye y'ibyo yakoraga, agenda avuga ubutumwa. Gukora neza rero k'umukristo bimubera umugisha n'amahirwe. Hari ikibazo rero ukwiye kugenda wibaza, umuvandimwe wese, ubuhamya bwawe cyangwa se mushiti yanjye, ubuhamya bwawe butuma ababwumvise cyangwa se imigendere yawe bumvise ucyo uvuga mu migendere yawe cyangwa se mu bikorwa byawe, abantu babasha gushima Imana. Sinzi niba ngaho ubumvise neza. Nabaza ngo mbese mu mikorere yawe, mu migendere yawe, mu mivugire yawe bishobora gutuma hari abantu benshi babasha gushima Imana? Ubashe kubitekereza, ubashe kubyumva, urebe niba koko mu mikorere yawe, mu mivugire yawe, mu migendere yawe abantu bakureba babashaho gushima
Imana, ni byiza ko uhinduka, ni byiza ko ugana Imana, ni byiza kuvuga uti nanjye nkeneye ko mvuga ubutumwa bwiza, imikorere yanjye n'imigendere yanjye bigatuma abantu benshi cyane bavuga bati ndahindutse, reka nkorere Imana, kandi abantu bakabishima bakabihesha umugisha. Urabizi ko tuzaheshwa umugisha n'iyi mirimo turiho dukora hano kuri iyi si mu gihe cyose twayikoze neza. Ndagira ngo rero nshuti zacu mukurikire bino biganiro byacu, hari ibiganiro turimo dukora biri mu buryo bw'amashusho, aho twatangiye icyigisho, ndimo ndi kubigisha icyigisho kijyanye nuko Bibiliya bigiye kugenda ibyazo. Muzakurikira, muzagikurikire muri benshi. Ni byiza ko rero uba warakoze subscribe, niba warayikoze ni amahirwe, kandi ni byiza ko ibiganiro byacu ubishyira ku stati yawe ya telefone cyangwa se ya WhatsApp, Facebook, kugira ngo n'abandi babashe kwibona, kandi ugashishikariza abandi bose kuza kubana natwe kuri urubuga rwa Bugufi Mission, abahageze ari ubwa mbere bagakora subscribe. Ikindi kandi nababwira nuko muzamenya ese umwuka wera w'Imana arakwiriye ko aza mu gihe umuntu wese yaba ateze igitambaro, umwuka wera w'Imana agomba gukora nawe. Ibyo navyo muzabimenya muri bino biganiro byacu. Ikindi kandi muzamenya ibintu byinshi cyane bitandukanye. Reka ukomeze kubana natwe tuby'umumaro. Ndazi neza yuko muzagira umunezero, kandi ndazi neza yuko Imana izaba hano umugisha hamwe natwe. Uwiteka Imana yacu, Imana y'amahoro, ndagushimye cyane kubwira ijambo ryiza uduhaye. Reka umwuka wawe wera azaganze kandi arusheho gukora hagati y'mitwebwe. Duhagaritse ubushobozi bwose bwa Satani bwatuma abantu bagira ibinure mu kumva iri jambo. Reka iri jambo rigira ijambo rituma buri muntu wese ahindukirira izina ryawe, kandi buri wese abashe kuvuga ibikwiriye bituma izina rya Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Kandi bityo Mwami Imana, abamaze kuryumva bahindurwe n'iri jambo, kugira ngo babashe kukuvugira Uwiteka Imana, bagende hirya no hino mu mahanga bavuga ijambo ryawe, baryamamaze, barirate, bituma abantu benshi cyane bahindukira, nk'uko abantu benshi bahindukiye bamaze kubona Paulo yarahindutse asigaye avuga ubutumwa, ndetse akabubwira babandi yajyaga ahemukira kera, maze agashira amanga nawe agakora nk'ibyo abo ngabo yarengaga yarengaga bakoraga. Reka rero Uwiteka Imana uganze, utegeke, kandi abantu bawe nabo bahinduke, bakoremere mu ijambo, kandi dukweretse bino biganiro kugira ngo urusheho kubijya byamamaza, abantu babireba barusheho kwiyongera, umwuka wera w'Imana urusheho kubakoreramwo, izina rya Yesu Kristo rihabwa icyubahiro. Reka izina ryawe riganze, reka buri wese akizwe, reka wese akizwe kubwira ijambo. Mwami Imana, turazi neza ko mu bihe bizaza iri jambo rizaba igihe cyo kuryifuza. Reka buri muntu wese rero rigirira inyota, kugira ngo ubwo amateka agiye kuza kaze, buri wese azagira icyo azagaragaza imbere y'ubwiza bwawe kubwira ijambo. Haleluya. Tukuretse rero abaryihererekanya hirya no hino, ubagire neza, ubuzuze umwuka wawe wera, imbaraga z'Imana zishoho kubegera, umugisha wawe ubasakareho, kimwe n'abandi bose bamamaza bino biganiro, baho umugisha, ukuboko kwawe kwera kubagereho, imbaraga zawe zera zibagereho, ibyo bakwifuzaho byose Mwami wibahe, kuko tuzi ko uri umurengezi, uri Imana y'amahoro. Rero duciye bugufi imbere yawe, reka uganze, kandi ibyishimo ushaka byo komeza gukora ni hagati mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu, amen. Shuti rero wari ukurikiye bino biganiro byacu byatambuka kuri Bugufi Mission Channel, reka mbashimire cyane kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. Imana ikomeze kubagira neza, nakagaruka ndi wabishatse. Bye bye, turi kumwe, shalom.